Ibihe byiza abanyarwanda abanyarwandakazi, aho muherereye hose mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengero bwaryo, namwe muri mu mujyi wa Kigali ndabasuhuje mwese, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bari mu Burundi Buja, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe muri mu bihugu bitandukanye, Aziya, Amerika, Europe, Oceania n'ahandi, mwese ni kari muri podcast 250. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tubazaniye impamvu cyangwa se ibyiza byo kudashyira ubuzima bwawe ku karubanda. Ubwo ni impamvu ugomba kudashyira ubuzima bwawe ku karubanda. Ubwo ni ibyiza byo kubaho mu buzima butari ku karubanda witeza abantu bakwanjama. Ejo bakwanjama kandi ukavuga uti banyanjamye kandi ari wowe wabiteje. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero nibyo tugiye kuba tuvugaho. Karibu mwese mbahaye ikaze. Mbere yuko dutangira, hari ibintu tugomba kubanza tukamenya ubusanzwe ku bintu by'amakuru y'umuntu. Amakuru y'umuntu ubundi barimo ibihe bice, ari mu bice bine. Ibyo byiciro nitubikoraho turi buze kubikoramo ibyiciro bine. Hari icyiciro kirimo amakuru wowe uba wiziho n'abantu babazi. Icyo gice turacyita open zone, nukuvuga ngo ni igice amakuru wowe wiziho ndetse n'abantu bose barayazi. Urugero rw'ibi nuvuga ngo wenda warize se, wageze mu wakangahe, utuye ahangaha, ni ibintu nyine biri common abantu bakuziho, ibintu bidafite icyo bitwaye. Ariko bitewe n'amakuru utanga hari n'ibindi byinshi abantu baba bakuziho, ariko ni ibintu nyine abantu bose baba bakuziho. Hari ikindi gice, hari igice turita hidden zone. Hidden zone ni igice wowe uba wiyiziho wewe wenyine, nta wundi muntu ukizi. Ubundi iki kiba kirimo amakuru twita amakuru y'ubwino cyangwa se amakuru y'imvaho. Ni ukuvuga ngo ni ibintu wowe uba wiyiziho, nta wundi muntu ubizi, nta n'uwo ushaka kubibwira. Abe girlfriend wawe wenda bitewe n'uko muvugana, ab'umugore wawe, ab'umugabo wawe, cyangwa se ab'umubyeyi wawe, ashobora kutabimenya ariko ashobora kubimenya kuko ari umuntu ukwegereye bitewe n'uko muganira. Ariko iki ni igice kirimo amakuru yawe bwite utabwira abantu. Iki gishobora kubamo ibintu wiyiziho, ingeso waba ugira se abantu batazi. Abantu bakaba bazi wenda ngo ufite isura ariko wenda ufite indi itandukanye. Wewe mu mutima wawe ubizi nyuma y'amarido. Mbega ibi ni bya bindi abantu bakorera behind the scene, bya bindi bakorera inyuma y'amarido. Hari ikindi gice rero, igice turita blind zone. Blind zone ubwo ni igice wowe urimo impumyi. Ni ukuvuga ngo iki gice kirimo amakuru wowe utazi ariko abandi bazi. Hari abantu bavuga ngo njye ndiyizi, ngo nta wamenya kundusha. Ariko burya hari amakuru abantu baba bagufite wowe utanazi, banabikubwira ukavuga uti reka. Ibi bishobora kubamo wenda nk'ingeso abantu bashobora kuba bakuziho zitari nziza ariko wowe ukibwira ko utazifite. Banabikubwira ukavuga uti reka njye ibyo ntago njya mbikozwa. Kandi mu by'ukuri abantu barabyitegereje barakwanariza babona koko ko ari kuteye, ariko ayo makuru wowe ukaba utayafite. Muri aya makuru ushobora kuba uzi wenda ngo uri marayika, wowe bifata nk'umuntu w'umumarayika, ngo nta nenge ugira, ariko abantu bakaba barakwanarije babizi. Ayo ni amakuru wowe urimo blind area, kandi aya ni amakuru uba ugomba kumenya uko aba menshi. Utayazi nibwo birushaho kuba bibi. Hari icyiciro cya kane sasa cyitwa unknown zone. Ubwo ni igice gihishwe, nta muntu ukizi, abe wowe abandi ntabwo kiba kizwi. Ni ukuvuga ngo aya makuru wowe utiyiziho n'abantu batakuziho uba ukwiriye kuyamenya. Niyo mpamvu umuntu aba agomba kwiyiga buri munsi kugira ngo yimenye, kuko uko ibyo utiyiziho birushaho kuba byinshi niko uri kujya ahantu habi, kandi uko wimenyaho byinshi ni nako urushaho gutwara ubuzima bwawe aheza, ukarushaho gufata imyanzuro iboneye. So nibyo byiciro bine by'amakuru yawe, birimo amakuru uzi ndetse n'ay'abandi bazi, ndetse n'amakuru waba wiyiziho cyangwa se n'abandi batayazi. Ikindi rero, na mbere yuko dukomeza mu byiza byo kugira ubuzima bwite cyangwa se ubuzima muri private, turabanza tuvuge ku bindi bintu bigendanye n'isura y'umuntu cyangwa se ubuzima umuntu abamo.
hari ubuzima umuntu abamo nakwita nabushyira mu bice bitatu. Hari icyiciro kiri personal life, private life and public life. Ni ukuvuga ngo personal life ni ubuzima bwawe bwite, ni ubuzima udasharinga abantu, utabwira abantu, ubutabwira abantu, ni ubuzima bwawe bwite, ni ibintu byawe ubamo ku giti cyawe, uba utagomba kwirwa usharinga abantu, ubwira abantu. Igice cyitwa private life rero, byo ni ubuzima buba buzwi n'inshuti zawe n'abafamiliye bawe, ubuzima muba mubanyemo. Ntabwo biba ngombwa yuko abantu bo ku gasozi n'imusozi bamenya ubwo buzima. Ubuzima bwawe bwo muri famiye, ubuzima bwawe bwa buri munsi. Hari ikindi gice cyitwa public life. Ubu ni ubuzima buri ku Karubanda, nibyo buri wese yamenya. Aya ni amakuru asharinzwe kuri buri wese, ni open access, ushaka wese aragenda akayageraho. Rero hari ikibazo kibaho ugasanga umuntu arabyitiranya, yafashe ubuzima buri personal abugira public, uburi private abugira public, mbega ibintu byose yarabivanze, yishyize ku Karubanda ntawe utamuzi, mbega yagaragaje we uwanyawe, abantu bose baramuzi. Ibyo ni ibintu bibi. Niyo mpamvu tugiye guhita dukomereza ku byiza byo kutagaragaza ubuzima bwawe ku Karubanda, ngo wishyire ku Karubanda. Ikintu cya mbere rero cyiza cyo kudashyira ubuzima bwawe ku Karubanda ni uko ntawe ukwinjirira mu buzima. Ni ukuvuga ngo uko urushaho guha amakuru abantu benshi kuri wowe, niko barushaho kugupangira. Bakaba bazi ngo ejo bundi uzanyura aha, ukazajya kuhanyura barahacishije imitego. Bityo rero muntu wanjye, jya umenya yuko uko ubwira abantu amakuru menshi ariko uri kwigambanira, bityo ubaha amakuru make, kandi ayo make nayo aba ari ibyo wabageneye, apana kugira ngo buri kimwe cyose babe bakibonye, bakurushe n'amakuru ku buzima bwawe. Ikindi kintu rero ugomba kumenya kuri ibi ni uko abantu bagenda bakumenya cyane, bakagenda bakwiga, niko bakugirira amashyari, niko barushaho kuba bakurwanya. Ariko iyo umuntu atakuzi just ntabwo yabona uko akurwanya. Icyo kintu rero ujye ukizirikana, muntu wanjye ujye ucyitaho kugira ngo bizagufasha. Ikindi kintu cya kabiri rero cyiza cyo kudashyira ubuzima bwawe ku Karubanda ni uko abantu batazabona uko bagutega imitego. Iyo abantu bagufiteho amakuru menshi nyine bagutega imitego, ejo bundi ukazisanga aho unyuze hose hari amahwa, kubera yuko nyine bari bazi aho uranyura, just ugereho bamaze kuyatambikamo. Ikintu cya gatatu rero cyo kutagira ubuzima bwawe cyangwa kudashyira ubuzima bwawe ku Karubanda ni uko utazongera kwita ku by'abantu bagutekerezaho. Hari abantu bitewe n'uko bishyize ku Karubanda yirirwa yita ku by'abantu ngo bamutekerezaho, ugasanga nyine wagira ngo abereyeho rubanda. Rubanda rero si beza, ntibananyurwa. Nukomeza kujya ubaho nk'aho ubereyeho rubanda, depression izanakwica. Rero uko udaha amakuru menshi rubanda, ni kurushaho kubaho muri ubwo buzima bwawe. Nta bintu byo kwigereranya, nta bintu byo kujya under pressure, uhora iteka wimereye neza. Ikindi kintu cyiza cyo kudashyira ubuzima bwawe ku Karubanda ni uko utazagira abantu bakwandagaza. Ni ukuvuga ngo baravuga ngo nta nshuti y'igihe cyose, ngo nta n'umwanzi w'igihe cyose. Uko abantu baba bafite amakuru yawe menshi, niko barushaho kukurwanya. Umuntu agakoresha amakuru wamuhaye, ejo akakurwanya. Ubwo rero bityo, niba udashaka ko igihe kimwe wazandagazwa, ntukajye uha abantu amakuru menshi yawe. Ayo makuru bazayabika, igihe nikigera bazayakoresha nk'intwari ityaye, izaza igahita igukatisha ubugimba ari we wayityarije. Ikindi cyiza rero cyo kutaha amakuru abantu benshi ni uko ugira inshuti z'umwimerere cyangwa se inshuti za nyazo. Hari abantu bagira inshuti just inshuti ya buri wese, ugasanga umuntu ni inshuti ya buri wese, abagenda baza bose ni inshuti. Nusanga uri inshuti ya buri wese, uzamenye ko kakubayeho ibyo si byo. Inshuti burya uko ugira inshuti nyinshi na kugira abanzi benshi. Mu bantu bose haba harimo abantu bose, gusa niwisanga uri inshuti ya bose, uzamenye yuko utari inshuti na buri wese.
ikindi kintu ugomba kumenya cyo kudashyira ubuzima bwawe ku karubanda ni uko kudashyira ubuzima bwawe ku karubanda bituma ugera ku ntego zawe. Uragenda ukaba bizi ugakora ibyo ukora, abantu wapi nta by'amagambo bawitaho, ndetse n'aya mitego twahereyeho ntabwo babona uko bayigutega, ejo bakazisanga tayari warageze kure. Ntabwo wajya guhangana n'imitego ngo uhangane n'urugamba rwo kwiteza imbere ngo ubivemo. Niyo mpamvu uba ugomba basi gukuramo imitego, ugasigarana urugamba rwo kwiteza imbere basi imitego yavuyemo. Ikindi cyiza rero cyo kudashyira ubuzima bwawe ku karubanda, uba independent cyangwa se uba wowe umenya kuba nk'umugabo. Ntabwo uba wishima bitewe n'abandi, wowe uba urende panda. Abantu bagukunde bakwange, bakwishimire ntibakwishimire, ntabwo uba ubyitayeho. Ibi nabyo kandi bigufasha kugira amahoro y'umutima, amahoro ya nyayo, ukumva utuje muri wowe. Mu gihe abirirwa bashyira ubuzima bwabo ku karubanda, baba bameze nk'abari gukiriya content. Ugasanga umuntu aravuze tejo noneho nzereka abantu iki. Ubwo rero niba uba mu buzima bwo gukiriya content zo kwereka abantu, my dear friend, ako kazaba kakubayeho. Ubuzima bwawe nyine ubwo uzaba wabuhinduye content, uzahinduka inkuru ku musozi. Ntukajye ufata ubuzima bwawe ngo ubugire nka content rwose. Hari abantu baba usanga ubuzima ameze nk'aho ari kwamamaza. Sinzi, wenda ubundi nzi ko kwamamaza umuntu yamamaza wenda serivisi atanga, ukavuga uti nge ntanga izi serivisi, karibu muze mbaye serivisi, wenda nigisha icyongereza. Ukamaketinga serivisi utanga, ariko ntabwo aba ari wowe uba uri kwimaketinga. Ubwo rero nuba mu buzima bwawe nk'aho uri kwimaketinga, ibyo ntabwo bizaba ari byo. Uzamaketinga serivisi utanga, ubwira abantu serivisi utanga, ariko ntuzagende wowe umeze nk'aho uri kwiyamamaza kandi n'ubundi utari kwiyamamaza. Ibyo bintu bizica ubuzima bwawe even mentally. Serivisi nta kibazo uzazamamaze. Mboneho nababwire ko ushaka serivisi z'ubwubatsi nta handi wazisanga atari muri Certified Builders Limited. Wabahamagara kuri 078 624 cyangwa ukabasanga kuri W3 Certified Builders rwa, bakaguha serivisi nziza z'ubwubatsi. Bagane baguhe serivisi. Rero ubuzima bwawe twavugaga yuko atari serivisi ngo urabwamamaza ngo ubushyira ku karubanda. Ibintu bizagufasha, ujye umenya ko ubuzima bwawe uri private, bizaguha amahoro y'umutima, bigufashe gutera imbere ibyo ushaka byose, kandi nta kabuza uzabigeraho. Iki kiganiro ni podcast 250, tuganira ku ngingo zitandukanye zigendanye no guhugurana, guhana ibitekerezo n'ibindi byose mwifuza. Mwanatwandikira muri comment, tuzabiganiraho anytime. We are here for you. Tubonane mu kiganiro cy'ubutaha. Niba utarakora subscribe wayikora, ariko no kutayikora ntacyo bitwaye. Ukunda ibiganiro dukora, wabisangiza inshuti kugira ngo nabo babyumve. Mwakoze kumva iki kiganiro, duhure mu bindi biganiro.